umugore wa DC Clement amaze iminsi arwaye umugongo. DC Clement ageze ahangaha abantu benshi bari mu rukiko. DC Clement impamvu nyamukuru yatanze ni impamvu nawe ubwawe udukurikiye wakumva. Yavuze ko afite umuryango ndetse yibarutse vuba, avuga yuko umugore we amaze iminsi arwaye. Uyu mugore ngo w'abana babiri amaze iminsi arwaye ngo kandi rwose arwara n'umugongo. Ibi ngibi abigezeho DC Clement yikije amaze kwitsa asuka amarira. DC Clement yavuze ko ngo ibyo bamukoreye ngo ntaho bitaniye no gukora genocide. Wari mu rubanza wese wari guteza amatwi wese sagwa mu kantu nyuma yo kumva ibyo DC Clement ngo yatangaje. Yavuze ko kandi rwaranzwe n'amarira ku mudamu wa DC Clement. N'urubanza kandi rwatunguranye hazamo ibyaha bikomeye cyane, ibyaha bya genocide turuze kubigarukaho, aho DC Clement yafashe ubuyobozi aravuga ngo uyu munsi ibyo muri kunkorera ntaho bitanuye n'ibya genocide. Ibi byose turuze kugarukaho muri iki kiganiro. Ikindi kandi turuze kugaruka kuri DC Clement bivugwa ko yakubise noteri witwa niba ari Viateur niba ntibeshye witwa Viateur akamukubita akamucira amashati. Ikindi kandi ni DC Clement byavuzwe ko yafashe umwenjeniyeri w'umurenge wa Jabana anyuza akaboko inyuma ubwo yamaze kumufungira imodoka y'irondo y'umurenge wa Jabana akamuniga akamuhuza n'intebe yari yicayeho. DC Clement kandi ikindi kandi DC Clement bagarutseho cyane bavuga ko DC Clement yafashe abaturage bose arabagumura abategeka ngo kwigaragambya cyangwa se gukomeza kwanga ko basenya iyi nzu. DC Clement yavuze ko ngo ibyo bamukoreye ngo ntaho bitaniye no gukora genocide. Wari mu rubanza wese wari guteza amatwi wese sagwa mu kantu nyuma yo kumva ibyo DC Clement ngo yatangaje. Yavuze ko yemera kuko yamenye ikirahure cy'imodoka, ariko ngo yakimenye nyuma yuko engineer yari amaze kubwira abaturage bamaze abanyerondo bamaze gusenya iri shuri, avuga ngo tugende turabirangije. DC Clement ngo yese afatwa n'umujinya ngo ndetse yicuza kuba irashyize mu bikorwa ibyo umujinya wamutegekaga. Afatwa n'umujinya ahamagara engineer amubaza ngo ni ibicurangije aturangije ubuzima bwanjye agurangije iri shuri. Ngo rero engineer yahise amanuka ajya mu modoka y'umurenge wa Jabana. Ubwo yari agiye kuyatsa imodoka yanze kwaka ngo kubera ko yari ishaje, abanyerondo bajya inyuma bari kuyisunika. DC Clement muri icyo gihe bayisunikaga yaje agara mu idirishya ngo ashawuganira na engineer ashyizemo akaboko. Yavuze ko yemera kuko yamenye ikirahure cy'imodoka, ariko ngo yakimenye nyuma yuko engineer yari amaze kubwira abaturage bamaze abanyerondo bamaze gusenya iri shuri, avuga ngo tugende turabirangije. DC Clement ngo yese afatwa n'umujinya ngo ndetse yicuza kuba irashyize mu bikorwa ibyo umujinya wamutegekaga. Afatwa n'umujinya ahamagara engineer amubaza ngo ni ibicurangije aturangije ubuzima bwanjye agurangije iri shuri. Ngo rero engineer yahise amanuka ajya mu modoka y'umurenge wa Jabana. Ubwo yari agiye kuyatsa imodoka yanze kwaka ngo kubera ko yari ishaje, abanyerondo bajya inyuma bari kuyisunika. DC Clement muri icyo gihe bayisunikaga yaje agara mu idirishya ngo ashawuganira na engineer ashyizemo akaboko. DC Clement yari amaze kwiregura ku byaha aregwa. Nyuma yo kwiregura nabwo ku byo umushinjacyaha bwavuze cyangwa se impamvu zifatika ndetse zituma uyu mugabo yakomeza gukurikiranwa afunze, ndetse uyu munsi n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruracyari kumuburanisha no kumuburanisha kubera ko yatawe muri yombi. Ikindi kandi arimo kwitaba avuye aho afungiye kuri station ya RIB ya Ruso. Mw'abantu mwe aha nisi igenda igera ibintu bimaze guhinduka. Nagize gutya nyarukira ku mbuga nkoranyambaga mbona umupasiteri waje we noneho yamamaza inzoga ngo ntago ari icyaha. Iyi sahani igeze irabwa mu minsi ya nyuma, abantu barabivuze abahanuzi turabapinga. Ngera gutya mbona umupasiteri uje imbere ya kamera ngo nago inzoga ari icyaha. Nawe udukurikiye ndakwinginze umva no mupasiteri, ese umupasiteri ari mukuri? Ese kuko twarabeswe? Ariko njye nemera ko inzoga y'umuntu azinyweye akarengera zimukoresha ibyaha. Umva umupasiteri bundi nze dukomeze nandi makuru. Inzoga si icyaha. Uri muranyumva neza? Kubera ko Imana se yakuyeho kunywa inzoga. Ngiye kukubaza ikintu kimwe cyangwa se
uyu mugabo ni umusazi namubonye ni umusazi uyu mugabo ntabwo yuzuye ntabwo yuzuye uyu mugabo ahubwo reka nkubwire we kundira agacupa byemere wenda uzatakaza agakiza bya nyabyo uyu mugabo yaraguye byararangiye twasuzwe byinshi anywa turubo kayibanza wumve twabeswe byinshi anywa turubo inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni hano Timoteyo wa mbere yego ibice byaho 3 dore ku murongo waho wa mbere haravuze ngo inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni yego urumva haravuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi cyangwa nashaka kuba umukozi w'Imana nashaka kuba umukozi w'Imana aba yifuje umurimo mwiza ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo inyangamugayo bivuze iki bivuze kuba utanduranye uri umuntu utanduranye icyo ni icyambere umuntu ushaka kuba umukozi w'Imana ashaka kuba umwepiskopi cyangwa umupastor cyangwa umushumba ni umuntu w'inyangamugayo muri quartier bamwemera nk'inyangamugayo akaba atanduranya none sinzogije mute pastor Cyaka musubize gato ndacyasoma pastor bimwe biracyanga ngo nakuba umugabo w'umugore umwe akaba ari umugabo w'umugore umwe uko niko Bibiliya ivuze ngo nakuba umugabo w'umugore umwe ngabe udakunda ibisindisha wirinda udakunda ibisindisha mu yandi magambo bivuze cyaka wumvise atabikunda wisakuriza Imana kwanza munako wisakuriza Imana wa kigabo nakumenye twumve atabikunda atabikunda no kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa sawa hano utabikunda wait zuburetse Bibiliya ntagi mukwiye reka nkubwire wa mugabo hano bavuze ngabe udakunda ibisindisha ako banyarwandakazi umuntu murabona asengeye udakunda iki ibisindisha njya rero kubera iki bavuze ngo udakunda ibisindisha dusobanurire impamvu babivuze cyangwa Pawulo yabyandikiye Timoteyo yarazi ko umukozi w'Imana ashobora kubinywa ndaguha ingero z'abakozi b'Imana b'amadini babyemerewe nanjye nkaba mbyemerewe ndi umwe muri bo urumva ni ukuvuga ngo iyo ubaye ukunda ibisindisha ushobora kuba wari ugiye mu wari ugiye kubwiriza cyangwa mu materaniro kubera ko ukunda ibisindisha wanyura ku kabari ukicara ukanywa amateraniro ukayibagirwa ngo anywa inzoga ngo ni umukristo ngo ni pastor uko bimeze ngo ni pastor icyo gihe rero ubukunda ibisindisha icyo gihe byangije umurimo mwiza wivuga butumwa kuko aba wari ugiye kubwira ntabwo bacyumvishe rya jambo ribohora cyangwa rikiza nawe noneho rero pastor azageza kubwiriza hano umuntu utakunda ijambo ry'Imana umuntu udakunda ibisindisha ni ukuvuga ngo akurikirana imirimo ye neza kayoni kubyemera uyu mugabo afite akabazo mu mutwe ibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura niyo ngabo yanjye nziza ihora inkingira niyo ngabo yanjye nziza ihora inkingi n'urutare nubakaho n'inzu yanjye itagwa uri umutambyi nemera n'umwami garukiraho n'umwungeri uretse garukiraho twumvise indirimbo zawe wazigira shiyasi ntabwo ikibazo n'ubundi twasohokanye mu kabari hano turi mu kabari ntabwo yageze ahanjye bro njye nabaye pastor w'ibihe byose nta nubwo nzibagirana wabaye pastor wahehe muri iyo dini pastor wanya cyangwa nuri baba pastor babyiye iyo kanzu yambaye hano gutya wabonye ni bake mu Rwanda bayambara iyi kanzu ibora yambaye hano gutya ni kanzu ibora yambaye nako iyo nusu ishati yambaye ihana ni bake bayambara ni pastor wemewe ahubwo si pastor kunywa inzoga ntago baguca baragwa wowe mufatikanyije ibyaha ngomba ko n'ibintu bimeze rero ntabwo Imana nihamagara abantu yego ntabwo duhamagarwa n'abantu yego bivuga mu yandi magambo hari abapasitoro batasengewe batanabyambara ariko Imana yamaje kunoma bari ku rutonde rw'abapasitoro kubw'imirimo myiza no gukiranuka uyu mugabo afite turoma
turabasuhuje abakunzi b'ukuri kwa none TV. Nk'ibisanzwe ni Revera Pasiteri Sengimana François, kandi nishimiye kubana namwe. Dusuhuje abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi ndagira ngo mbabwire ngo mwese Imana irabakunda. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba. Mwese ndagira ngo mbabwire ngo Imana irabakunda, kandi Imana y'amahoro ni Imana ibasha kugira icyo ikora yarangiza ikagikomeza. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana y'amahoro ni Imana igira neza, ni Imana y'inyembabazi, ni Imana itabara, ni Imana ikiranukira kutubabarira, ni Imana ikiranuka kandi igakiranuka muri byose. Rero bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, ndagira ngo dutangire dusenga Imana kugira ngo duhe umwuka wera karibu n'ikaze. Umwuka wera bane natwe muri rino jambo ry'Imana. Karukiraho ngaho. Sinshaka gusenga Imana kuko nawe ubwawe ikigwa Imana. Home Empire. Home Empire. Turabashuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Channel yitwa Home Empire. Niba umeze neza shima Imana, utameze neza ihangane. Ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza. Mayikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba bwaryo ndetse no muri Kigali. Banza ukore subscribe bundi dukomeze. Twagarutse tuje mu makuru abagezweho, abagenda avugwa hano mu Rwanda, dore ko ari menshi cyane. Nahoze mbona umukobwa wiriwe ucaracara kuri social media avuga impamvu ngo abasore babarya bakanga kubarongora, wumva ko rwose arimo atebyatebyamo. Gusa ubu twinjiye mu makuru rero nyayo. Nayindi nkuru yiriwe hano uyu munsi ni inkuru ya DC Clement, aho tugiye kuyinjiramo tukareba ibyabereye mu cyumba cy'iburanisha, aho rwose habayemo byinshi bitandukanye ariko byiganje kuba byazamura amarangamutima ya bamwe mu bari bitabiriye rino buranisha. DC Clement ni umunyamakuru wa Isibo ndetse akaba anikorera, afite ikinyamakuru cye aricyo DC TV Rwanda. Amazina ye ni Ishimwe Clement. Twinjiye uburyo mwiburanisha icyuma byari bihagaze. Munyemerere mbinjije neza uburyo kwa DC Clement byari bihagaze, dore ko DC Clement ageze ku muryango we yaturitse ararira. Abantu bose baraho bafatwa n'ikiniga, bose bashakurira. Ni urubanza rwaranzwe n'agahinda ndetse n'amarangamutima no kuvugisha ukuri. DC Clement watakambiye abacamanza ababwira yuko rwose umugore we arembye cyane, akwiye kuza akita ku muryango we. Mw'abantu mwe, reka dukomeze. DC Clement byari bimeze gute? Mwiburanisha riri kubera mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, umunyamakuru Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement yasabye kurekurwa by'agateganyo, avuga ko ibyo yakoze byatewe n'umujinya. Yagaragaje ko urukiko ko afite impamvu zikomeye z'umuryango, zirimo kuba aherutse kwibaruka impanga n'umugore ubu arembye cyane, ngo yuko umugore wa DC Clement arembye cyane, arwaye umugongo ku buryo atabasha kwitaho cyangwa kwita ku bana. Bibitse ko DC Clement yafunzwe amaze amezi 2 uyu umugabo abyaye cyangwa yibaritse abana b'imanga.
DC Clement yakomeje avuga ko abana be bafite ubushake bwo kurya cyane nka apeti ku buryo buri cyumweru bisaba nibura amafaranga arenga 400 yo kubitaho. Yasabye urukiko kumurekura akajya kwita ku muryango no kuvuza umugore we. Uyu DC Clement ndetse yanavuze ko ashobora kumva inkuru mbi yuko umugore we yaba yararwaye paralize igihe icyo ari cyo cyose. Umugore wa DC Clement amaze iminsi arwaye umugongo. DC Clement ageze ahangaha abantu benshi bari mu rukiko bitabiriye iburanisha bishwe n'agahinda batangira kugira amarangamutima. DC Clement umugore ko ngo kuvuza umugore we ko anavuga ko ashobora kumva inkuru mbi ko umugore we yaba yararwaye paralize igihe cyo ari cyose. Yatanze ingwate y'inzu iri mu mujyi wa Kigali mu Busanza ifite agaciro kari hagati ya miliyoni 140 n'170. DC Clement agaragaza ko yiteguye kubahiriza ibisabwa byose mu gihe rwose yaba agiriwe amahirwe cyangwa agiriwe bamwitayeho bakamuha igihano ariko akaburana DC Clement ari kumwe n'umuryango. Mu gihe yavuga ko byagenze mu gihe yabwagaga ko byageze aho amarira amunira gukomeza araceceka ararira. Abari mu rukiko bose bagize ikiniga. Icyumba cy'iburanisha kigira ituze rikomeye. Perezida w'inteko iburanisha yamusabye kwicara abunganira bakomeza kumuvuganira. Mwabantu mwe munyemerere dusengere DC Clement. Ndabyinjiraho neza ndetse n'icyo urukiko rwaba rwatangaje ndaza kubyinjiramo, ariko reka mbere hano hantu mwabantu mwe, kugira umuryango, kugira umugore, kugira abana, DC Clement yabigezeho. Avuga uburyo umugore we isa n'isasha kwitaba Imana cyangwa kuba yakumva inkuru mbi. Abantu bose bari mu rukiko afatwa n'ikiniga n'agahinda. DC Clement murabizi ko yagize gutya, byaba byose murabizi, mwarabibonye. Abantu bari mu rukiko bitabiriye iburanisha batangiye kuzenga amarira mu maso, ku buryo ababyeyi bari bahari kwihangana byanze, ndetse n'ufasha DC Clement mu kuburana nawe biranga. Mwabantu mwe tumusengere DC Clement, Imana ikomeze kumworohereza, ikomeze kumurwaza, ikomeze kubana we mu byo arimo byose. Kandi nemera ko Imana ishobora byose, nemera ko Imana ishoboye ariyo izakomeza kurinda umuryango we. Muri makeya umugore wa DC Clement ararembye, kandi koko DC Clement akeneye kwita ku muryango we nk'uko yabyivugiye mu rukiko. Abacamanza batangaza yuko, umva neza ino nkuru, urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwatangaje ko kuwa 4 tariki 30 Mata saa 9 nibwo ruzasomwa umwanzuro ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Nige y'Abakirema uzwi nka DC Clement nyuma yo kuburanishwa ryaranzwe n'impaka zishingiye ku bimenyetso n'ubuhamya. Abanyamategeko bayisaba Irene na Wizeye Dativa bagaragaje ko umukiriya wabo ari inyangamugayo, bashyira imbere icyemezo cyatanzwe n'inzego zibanze ndetse n'urwandiko n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rugaragaza ko nama kemwa yari afite mbere yo gutabwa muri yombi. Nyemerera mbanze mbumvishe iyijwi, ariko nyabona DC Clement abakunzi be, abafana be, mumwereke Imana
kubera ko Imana ni ishobora byose, Imana niyo ibana n'abantu mu gihe abandi byakomeye, mu gihe abandi byanze. Banza wumve iyi voice y'uburyo mu rukiko byari bimeze, ubundi twikomereze. Reka nze mbumvishe no voice mwumve. Ngo ibyo bamukoreye ngo ntaho bitaniye no gukora jenoside. Yavuze ko ngo ibyo bamukoreye ngo ntaho bitaniye no gukora jenoside. Yavuze ko ngo ibyo bamukoreye ngo ntaho bitaniye no gukora jenoside. Wari mu rubanza wese wari guteza amatwi wese sagwa mu kantu nyuma yo kumva ibyo DC Clement ngo yatangaje. Yavuze ko kandi rwaranzwe n'amarira ku mudamu wa DC Clement. N'urubanza kandi rwatunguranye hazamo ibyaha bikomeye cyane, ibyaha bya jenoside turuze kubigarukaho, aho DC Clement yafashe ubuyobozi aravuga ngo uyu munsi ibyo muri kunkorera ntaho bitanuye n'ibya jenoside. Ibi byose turuze kugarukaho muri iki kiganiro. Ikindi kandi tuze kugaruka kuri DC Clement bivugwa ko yakubise noteri witwa Viateur niba ntibeshye, witwa Viateur akamukubita akamucira amashati. Ikindi kandi DC Clement byavuzwe ko yafashe umwenjeniyeri w'umurenge wa Jabana anyuza akaboko inyuma ubwo yamaze kumufungira imodoka y'irondo y'umurenge wa Jabana, akamuniga akamuhuza n'intebe yari yicayeho. DC Clement kandi ikindi kandi DC Clement bagarutseho cyane bavuga ko DC Clement yafashe abaturage bose arabagumura abategeka ngo kwigaragambya cyangwa se gukomeza kwanga ko basenya iyi nzu. DC Clement yavuze ko ngo ibyo bamukoreye ngo ntaho bitaniye no gukora jenoside. Wari mu rubanza wese wari guteza amatwi wese sagwa mu kantu nyuma yo kumva ibyo DC Clement ngo yatangaje. Yavuze ko yemera kuko yamenye ikirahure cy'imodoka, ariko ngo yakimenye nyuma yuko engineer yari amaze kubwira abaturage bamaze abanyerondo bamaze gusenya iri shuri, avuga ngo tugende turabirangije. DC Clement ngo yese afatwa n'umujinya ngo ndetse yicuza kuba yarashyize mu bikorwa ibyo umujinya wamutegekaga. Afatwa n'umujinya ahamagara engineer amubaza ngo ni ibicurangije, aturangije ubuzima bwanjye agurangije iri shuri. Ngo rero engineer yahise amanuka ajya mu modoka y'umurenge wa Jabana. Ubwo yari agiye kuyatsa imodoka yanze kwaka ngo kubera ko yari ishaje, abanyerondo bajya inyuma bari kuyisunika. DC Clement muri icyo gihe bayisunikaga yaje agara mu idirishya ngo ashaka kuganira na engineer. Ashyizemo akaboko yavuze ko yemera kuko yamenye ikirahure cy'imodoka, ariko ngo yakimenye nyuma yuko engineer yari amaze kubwira abaturage bamaze abanyerondo bamaze gusenya iri shuri, avuga ngo tugende turabirangije. DC Clement ngo yese afatwa n'umujinya ngo ndetse yicuza kuba yarashyize mu bikorwa ibyo umujinya wamutegekaga. Afatwa n'umujinya ahamagara engineer amubaza ngo ni ibicurangije, aturangije ubuzima bwanjye agurangije iri shuri. Ngo rero engineer yahise amanuka ajya mu modoka y'umurenge wa Jabana. Ubwo yari agiye kuyatsa imodoka yanze kwaka ngo kubera ko yari ishaje, abanyerondo bajya inyuma bari kuyisunika. DC Clement muri icyo gihe bayisunikaga yaje agara mu idirishya ngo ashaka kuganira na engineer. Ashyizemo akaboko DC Clement yari amaze kwiregura ku byaha aregwa. Nyuma yo kwiregura nabwo ku byo umushinjacyaha bwavuze cyangwa se impamvu zifatika ndetse zituma uyu mugabo yakomeza gukurikiranwa afunze, ndetse uyu munsi n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruracyari kumuburanisha no kumuburanisha kubera ko yatawe muri yombi. Ikindi kandi arimo kwitaba avuye aho afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo, uko sitasiyo ya polisi ya Rusororo uko bikomeje kubivuga. Ni urubanza rwatunguye benshi, ni urubanza benshi mwabyumvishe. Uyu nguyu Nepo w'Urugendo TV yari mwiburanisha, yari mu rubanza. Wumvise ko dufashe amajwi tukayabumvisha uburyo byari bimeze. Ni urubanza rwaranzwemo reka mere DC Clement buryo yaje ku mashusho, nabonye uburyo yaje mu rukiko. Yaje DC Clement ku rukiko ubona ko ni wa mugabo, ni wa munyamakuru wiyoroshya. Yaje ubona ko aseka we atabipanitse atabikomeje cyane. Bageze mu rukiko mwimbere, DC Clement yababajijwe n'abashinjacyaha ibyaha aregwa. Hari bimwe yemeye ndetse asaba n'imbabazi. DC Clement asabwe yuko yafungurwa kujya kwita ku muryango. Impamvu nyamukuru yatanze ni impamvu nawe ubwawe udukurikiye wakumva. Yavuze ko afite umuryango ndetse yibarutse vuba. Avuga yuko umugore we amaze iminsi arwaye. Uyu mugore
ngo w'abana babiri amaze iminsi arwaye ngo kandi rwose arwara n'umugongo. Ibi ngibi abigezeho DC Clement yikije amaze kwitsa asuka amarira. DC Clement wagaragaye nk'umugabo ukunda umuryango cyane, ndavuga mu rubanza kuko ageze ku muryango we yahise asuka amarira, ageze ku mugore we. Abadukurikiye nta kindi twakora ni ukumusengera, abacamanza bakakora akazi kabo. Nizera ko u Rwanda rugira ubutabera kandi ubutabera bukora neza. Ubwo rero DC Clement Imana ikomeze imworohereze, Imana ikomeze imwubake ndetse n'umuryango we. Naramuvaho tujya mu yandi makuru. Mw'abantu mwe aha n'isi igenda igera ibintu bimaze guhinduka. Nagize gutya nyarukira ku mbuga nkoranyambaga mbona umupasiteri waje we noneho yamamaza inzoga ngo ntago ari icyaha. Iyi saha nigeze irabwa mu minsi ya nyuma, abantu barabivuze, abahanuzi turabapinga. Ngera gutya mbona umupasiteri uje imbere ya kamera ngo ntago inzoga ari icyaha. Nawe udukurikiye ndakwinginze umva uyu n'umupasiteri, ese uyu mupasiteri ari mukuri? Ese kuko twarabeswe? Ariko njye nemera ko inzoga iyo umuntu azinyweye akarengera zimukoresha ibyaha. Umva n'umupasiteri bundi nze dukomeze n'andi makuru bundi ubanze wumve umupasiteri twikomereze. Aha, reka nze mbumvishe n'umupasiteri bundi twikomereze. Okay, inzoga si icyaha. Uri muranyumva neza? Kubera ko Imana se yakuyeho kunywa inzoga. Ngiye kukubaza ikintu kimwe cyangwa se umugabo ni umusazi namubonye. Ntabwo ni umusazi. Uyu mugabo ntabwo yuzuye. Ntabwo yuzuye uyu mugabo, ahubwo uri nk'umbyini. Wikundira agacupa byemere. Wenda uzatakaza agakiza bya nyabyo. Uyu mugabo yaraguye byararangiye. Twasuzwe byinshi. Anywa turubo. Kayibanza wumve. Twabeswe byinshi. Anywa turubo. inshingano y'abapesikoti n'abadiyakoni. Hano Timoteyo wa mbere ibice byaho 3 dore ku murongo waho wa mbere haravuze ngo inshingano y'abapesikoti n'abadiyakoni. Uyu mupasiteri yabanje kuvuganira inzoga. Nkuko ubona ku mashusho video uyibona, uyu mupasiteri arimo aravugira inzoga. Umva video yose wanzu irangize dukomeze bundi. Ngiye kukubaza ikintu kimwe cyangwa se soma turebe. Umugabo ni umusazi namubonye. Ntabwo ni umusazi. Uyu mugabo ntabwo yuzuye. Ntabwo yuzuye uyu mugabo, ahubwo uri nk'umbyini. Wikundira agacupa byemere. Wenda uzatakaza agakiza bya nyabyo. Uyu mugabo yaraguye byararangiye. Twasuzwe byinshi. Anywa turubo. Kayibanza wumve. Twabeswe byinshi. Anywa turubo. inshingano y'abapesikoti n'abadiyakoni. Hano Timoteyo wa mbere ibice byaho 3 dore ku murongo waho wa mbere haravuze ngo inshingano y'abapesikoti n'abadiyakoni. Urumva? Haravuze ngo iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kumwepiskopi cyangwa nashaka kumukozi w'Imana, nashaka kumukozi w'Imana aba yifuje umurimo mwiza, ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo. Inyangamugayo bivuze iki? Bivuze kuba utanduranye. Uri umuntu utanduranye. Icyo ni icyambere. Umuntu ushaka kuba umukozi w'Imana, ashaka kuba umwepiskopi cyangwa umupastor cyangwa umushumba, ni umuntu w'inyangamugayo. Muri karitsiye bamwemera nk'inyangamugayo, akaba atanduranya. None sinzoga ije mute pastor? Cyangwa musubize gato ndacyasoma. Pastor bimwe biracyana. Ambase ngo nakuba umugabo w'umugore umwe akaba ari umugabo w'umugore umwe. Uko niko Bibiliya ivuze. Ngo nakuba umugabo w'umugore umwe ngabe udakunda ibisindisha, wirinda udakunda ibisindisha. Mu yandi magambo bivuze imbere ya Takabumbese atabikunda. Wisakuriza Imana kwanza murako. Wisakuriza Imana wa kigabo. Nakumenye. Atagira twumve. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntabwo wavuze ngo abatabinywa. Atabikunda. Atabikunda. No kuvuga ngo kuba atabikunda ntab
sawa hano utabikunda Bibiliya ntakimukwiye reka nkubwire wa mugabo burangiye wanishimye ngabe udakunda ibisindisha ako banyarwandakazi umuntu murabona asengeye udakunda iki ibisindisha inzoga si icyaha iza ihorinki kuba wari ugiye mu kiganiro wari ugiye murimo mwiza w'ivugabutumwa kuko abo wari ugiye kubwira ntabwo bacyumvishe rya jambo ribohora cyangwa rikiza noneho rero pasiteri atageza kubwiriza hano umuntu utakunda ijambo ry'Imana umuntu udakunda ibisindisha ni ukuvuga ngo akurikirana imirimo ye neza kayoni kubyemera uyu mugabo afite akabazo mu mutwe ibabaro rikabatinyura ribamara imibabaro rikabatinyura kandi kayusi imana izakora iyo ngabo yanjye nziza ihora inkingira iyo ngabo yanjye nziza ihora inkingi n'urutare nubakaho inzu yanjye itagwa urumutambyi nemera umugabo ntege kuri garukiraho n'umwungeri uretse garukiraho twumvise indirimbo zawe wazigira shiyazi ntabwo ikibazo n'ubundi twasohokanye mu kabari hano turi mu kabari ntabwo yageze ahanjye bro njye nabaye pasiteri w'ibihe byose nta nubwo nzibagira wabaye pasiteri wahehe muri iyo dini muri iyo dini pasiteri wa nyana cyangwa ni abapasiteri babyiye mavunenge kayusi iyo kanzu yambaye hano gutya wabonye ni bake mu Rwanda bayambara iyi kanzu ibora yambaye hano gutya ni kanzu ibora yambaye nako iyo nusu ishati yambaye ihari ni bake bayambara ni pasiteri wemewe ahubwo si pasita kunywa inzoga ntabwo baguca mufatikanyije ibyaha uko n'ibintu bimeze rero ntabwo imana niyo ihamagara abantu yego ntabwo duhamagarwa n'abantu yego bivuga mu yandi magambo hari abapasitori batasengewe batanabyambara ariko imana yamaje kunoma bari ku rutonde rw'abapasitori ku bw'imirimo myiza no gukiranuka muri kamera yego uyu mugabo afite turama turabasuhuje abakunzi b'ukuri kwa none TV. uyu mujeni ni umupasiteri sinzi niba ari umwuka cyangwa ari abazimu bamukoresha ibintu yavuze yuko kunywa inzoga atari icyaha avuga yuko ngo uyu muntu nkawe wakeya ntacyo bitwaye ese abadukurikiye tuganire tunaganira uyu munsi kunywa inzoga ntabwo ari icyaha kuko cyangwa uyu mupasiteri yavangiwe ikintu cyanangaje yakoze ikiganiro arimo aranywa inzoga mu kiganiro avuga yuko kunywa inzoga atari icyaha mwibaza ni ese uyu munsi amadini barayafunze bigiye kurangira abapasiteri bagiye mu nzoga ndavuga bamwe na bamwe ntabwo ari bose kuko bazakorera imana bamwe abandi bakorera iki bakorere bayari niko iminsi ya nyuma izaba imeze umupasiteri yanangaje ndavuga ati kamubasangirize namwe mumurebe mugire ikintu mumwigiraho cyangwa mumunenga bitewe n'uburyo mwamubonye bwa mbere nanjye ikiganiro nababwiye ngo nabuze mbona abakobwa barekera abagabo barabuze nabonye umukobwa uvuga yuko abasore ngo basigaye barya abakobwa bamara kubarya ngo bakanga kubashaka ese mwe kuki mwemera ko babarya kuki mwemera ko babarya bahungu mudukurikiye mwitonde kuko abantu bakoreye inama bano bakobwa bari kuri social media benshi usanga n'ubundi nawe urabyumva nabonye undi mukobwa ngo mfite inzu ngo mfite n'imodoka ngo akeneye umugabo abagabo barabuze ku buryo n'umuntu abura umugabo pe yashaka cyangwa mushaka bamwe babakire impamvu abagore babura abagabo akaruka nkavuge neza banza wumve impamvu abagore babura abagabo
cyangwa inkumi zibura abakunzi nta kindi. Abakobwa bakeneye ngo babasore bafite amafaranga bakoreye amafaranga yabo. Mu gihe umuntu ushaka umuha amafaranga nta n'ikijana afite, ni gute wabona umugabo? Wa mujene muri kigero kimwe, mu myaka imwe, munganya ubushobozi, wakamushatse mukazamukana. Niyo mpamvu uyu munsi bikomeje gutya abana baburaga pe mwaza babura, kubera ko nyine ushaka umukunzi utari kuri level yawe. Wowe ushaka umukunzi ufite etage, wowe nani modoka kugira cyangwa nani ngofano ugira, uzamubona hese, uzamukora he? Sanga uwo mureshya muramukanye, uzipase ndende. We mukobwa ushaka ngo umugabo gushake, ushaka utagushaka, wa undi ugushaka ntabwo wowe mushaka. Ngo urashaka ngo ufite amataje, ngo ufite amafaranga, ngo bakoze, wowe ufite amafaranga ngahe wowe? Rero uyu mwana waje banga ngo abagabo barabuze, aho mwebwe bako mwarabuze kubera ko mushaka ibintu bibarenze. Na ama etage ufite, ushaka umufite etage, na modoka ushaka umufite imodoka. Impossible, nibishoboka cyane. Inama roma nahora mukobwa, jya ku musore munganya ubushobozi, umubwire ko mukunda, ureko mutabana. Uri pasa muremure nyine aze akurye yikomereze, ko si yagushaka, ntago yagushaka. Uriya nyine afite n'icyo bamushaka. Dusoza, Gasuku na Bosco Empire ntago birarangira. Ntako noneho Gasuku ya Bosco Empire yagarutse. Bosco Empire yagarutse ageze ku bya Gasuku. Banza wumve icyo yatangaje dusoza. Banza wumve icyo yatangaje, mbumvisha n'amajwi kugira ngo turasoze. Abadukurikiye mukore subscribe. Ikindi ushaka kwamamaza watugana, kubera ko amarembo arafunguye kandi ibiciro bito cyane, bitacyari hasi cyane kuba twabaca amafaranga make mu kwamamaza. Rero wowe ufite ibyo wamamaza, tugane tubamamarize kugira ngo ntabwo byamenyekane, kubera ko nicyo media, nicyo influencer, nicyo aba YouTuber baba bariho kugira ngo basupporting bamwe bafite company zabo mu kwamamaza. Namwe rero mufite amafaranga mu tubamarize. Umva ibya Bosco Empire Gasuku. Abasaza barakirwaniriye bakimenera amaraso, barakibohoye. Abenshi muri bo ni abasaza, abagendera mu tugare, abarwaye amakanseri. Ibintu byarakaze, igihugu bazakidusigira. Bazagidusigira gute uri kundeba suka ukabona ndi umwanzi wawe ntacyo nagutwaye wowe? Ibyo bintu bishoboka bite? Buri munsi ntabwo ibyo ngibyo ntabwo bizashoboka. Ntabwo bizashoboka. Ndetse niba na leta idashoboye kuba yadufasha nk'ibyo biganiro bya Magashi ngera n'uyu munsi nibyo nyifukasingaho. Ikiganiro kivuga ngo ngenda umwana w'amata y'ingira umatse, muzamuhamagaze mumbaze ibimenyetso by'ibyo bintu nkuko nanjye mwamamagaje. Nawe muzamuhamagaze mumbaze ibyo bintu. Iyo umuntu rero aje kukwica ntagire n'ubimubaza, mu babishinzwe ntagire ubaza icyo kintu. Ibintu biba biri tekinolojiya. Banza wumvanga waza ugakata umutwe wanjye ukatandukanya n'igihimba, ngiye nkamenya ko ngiye nk'abandi bose. No mu bintu byanyu niko mukangisha kwica, muzaze mwice n'ubundi ibyo ngibyo biyanyu birabareba mwebwe. Usakuza kunkorera minase, unkora minase hejuru y'ikigihe uzaho naturutse urahazi. Ndi kurara mu makanevu ntabwo mwagendaga mwambaye amakote. Ninde wandi ibihumye se? Ninde wanyadobuse ngo ajyane mu gipangu cye andihira amashuri? Ninde? Warangiza ukaza kuntumaho izo mbwa za Gasuku n'uvuye nk'uyambi bwa mbere n'ubwa nyuma bro. Nk'uyambi bwa mbere n'ubwa nyuma. Niba uvuga ko ndi intera hamwe, ukavuga ko ndi ikigarasha, uzaza n'ibimenyetso bigaragaza ko ibyo bintu ngiye Empire nagize gute nabikoze. Ibi ngibi nibyo tugenda turabura leta ya Kigali. Ubu ngubu ngiye ndimo ndapushingwa guhinduka umwanzi w'u Rwanda. Nibyo bintu bari kupushingiramo. Yego, nibyo bintu bari kupushingiramo. Ako niko kazi kabo bakora.
amezi 4 maze gukora ibiganiro kuza kwa birenga 200 nije kiganiro nakoze cyataka leta y'u Rwanda ni iki kuvuga yuko umukozi runaka yambanga amezi yo n'ibintu bya danje ntago nge ndi umuntu bice ngo bakuma amashi ngiye wapi ntago nge ndi umuntu wo kwicwa mu amashi ntago bikunda ibyo ngibyo ntago bikunda hanyuma rero y'ibyo ngibyo ukaza ibintu ukabikora ibi nibyo bintu ugomba kuza kubibyara amakimbirane hagati yacu muri twebwe ntago ngenge nkunda kure ibyo umuntu avuga cyangwa se ngibyo aza yivugisha ndeba ibyo akora ngende ibyo umuntu akora ntago ngende ibyo umuntu avuga ikigarasha uzageniye kugira kamera toya cyangwa se ubyitese nibyo bikwana filimbi byene wanyu byamaze abanyamurenge muri Kongo aho ari byo uzagenda ujye kuvuga cyangwa se uzo dusobanura nawe kuntu nyine ababyeyi bawe bamenye amaraso y'abanyamurenge muri Kongo mwamara kubona zibumiyeho mukaza guhungira mu Rwanda mu Rwanda rukabacagura nyine byari bakubwira ngo aho watinywa uhatuma ikigoryi cyangwa se ngo abanyabwenge hari ibintu banga gukora kugira ngo bitabakoze isoni barangiza bakabituma ibyo izo mbwa zose nk'ibyo ngibyo bita ngo ni bya gasuku ninde muntu uzakubahira kubona uza kumbuga nkoranyambaga warangiza ukaza kuvuga ibintu by'ibigambo bipfuye ngo urahereza ngo abantu ngo kabaye nakubwira urubuga mbere ubwa nyuma ukira muri ako kayozo kawe niba ufite ibyo kubivuga ngo ibintu bivuge Bosco Impaya na Gasuku Bosco aravuga ko atari umwanzi w'igihugu akisobanura Gasuku avuga ko Bosco ari umwanzi w'igihugu icyo navuga ni kimwe nta muntu ugena umwanzi w'igihugu iyo ukoze nabi hari inzego ziguhamagaza zikabikubaza wakora neza nabwo uburi mu murongo w'igihugu ushakamo urubyiruko cyangwa abajene reka cibira bakunze badukurikiye ntacyo narenzaho kwibye mwumvishe nitwa IT kora subscribe byo amakuru meza abagezweho y'imihanda bondi twibanire nitwa IT Home Empire